Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV, tugarutse muri bya biganiro byacu. Icy'uyu munsi tugiye kureba impamvu hari igihe uva ku muntu wagukomerekeje cyane, ariko aho kubona ubufasha ahubwo ukisanga uri wenyine. Ugasanga inshuti, umuryango, abantu bose ba bugufi bari hafi yawe mbere, wakitezeho ubufasha bwihuse, ariko ugasanga bose bagucitseho, bigatuma ushobora kwibaza ngo ese ni njyewe ikibazo mu by'ukuri? Nagira ngo nkubwire ngo ni igisubizo cy'icyo kibazo ni hoya, ahubwo ibyo bintu hari impamvu zibitera, cyane cyane iyo uri cyangwa se usohotse muri relation iri toxique n'umuperiveri narisisike. Uyu munsi tugiye rero gusobanukirwa impamvu abantu benshi nyuma yo kuva ku muntu ufite tre narisisike basigara bumva batereranywe n'abakababaye hafi. Tera agatebe hasi ukurikire, kandi niba utarakora subscribe kuri channel, please uyikandeho kugira ngo ibiganiro, kandi no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Dore rero impamvu zitera iki kintu kubaho. Iki ni ikibazo nabajijwe n'umukunzi wacu, kandi ntago ari we wenyine, ahubwo nika irirokera ikunda kugenda igaruka muri case nyinshi z'umuntu watandukanye na baperiveri narisisike. Impamvu rero ya mbere ni ugusebywa, cyangwa se kuba yarakudenigiraga imbere y'abo bantu. Mbese munuza mu magambo make yabagusebejemo, cyangwa se mumaze gutanduka. Ashobora kuba yarabitangiye mukiri kumwe, cyangwa se akaba yaratangiye kampanye yo kugusebya mutandukanye. Igihe yabitangirira byose ntago ari byo bigena impagite wowe biri bukugireho. Uko biri kose hari icyo bikugeraho by'ingaruka, ari nacyo kiganiro cy'uyu munsi. Uko kugusebya rero mu bantu bakagufashije, abikora agambiriye iki? Umuntu w'umuperiveri narisisike agomba kubanza gutegura isura ye nziza hanze, ubundi ni wowe yereka realite y'uko ari. Hanze rero aba afite image yubatseyo, akagaragara nk'umuntu mwiza, wubashywe, w'igitangaza, utagira rwose ikibazo na gitoya muri sosiyete. Iyo rero uramutse umuvuyeho, niwe ubanza kwihuta yigize victime, akakugira nk'aho uri umusazi, udatekereza neza, cyangwa se uri umuntu ukabiriza ibintu, uhimba amakosa. Ibyo ngibyo bituma abantu bagushidikanyaho. Bishobora kuba bibaye mutandukanye, cyangwa se akaba yaranabitangiye mbere. Ahangaha ndakubwira, cyangwa se reka nkomeze mbivuge mu gice cya kabiri. Ku mpamvu ya kabiri ni ukugutandukanya n'abandi, cyangwa izoroma, kugushyira kure y'abandi, abantu nyine akabigizayo. Yantuza ya tekinike ya manipulation akora, yigizayo abantu kure yawe kugira ngo akugireho controle totale. Ahangaha rero akenshi niho atangirira kwa kugusebya. Ahangaha ngira ngo turabyumva neza. Ahangaha niyo atangirira ya kampanye yawe yo kugusebya, akugaragaza nabi. Noneho hari igihe akugaragaza nabi mu muryango,
no mu nshuti no mu bantu bose uri susceptible yo kuzamenyana nabo muri cercle y'umuryango wanyu wawe n'uyu muperiveri narcissistique. Ibi ngibi rero abikora mu buryo bubiri. Swat aragenda akakuvuga ku ruhande akabakubwira nabi, nawe yagaruka ku kindi gice cya kabiri akagaruka akubwira ko aribo bakuvuga nabi. Urumva wigirayo ukabareka kubera ko wumva ari babi, nabo ubwabo bakigirayo bumva yuko ari wowe mubi. Iki kintu rero iyo bigeze igihe cyo gutandukana, hari igihe kiba cyarakereye umwobo hagati, kiba cyararemye nk'umworera hagati y'abantu bawe, ni ukuvuga inshuti zawe, abavandimwe n'abandi bantu babari hafi. Iyo mutandukanye rero hari ukuntu baba bakuzi, noneho agahita yongera akajya kongera umunyu n'urusenda muri bya bindi basanzwe bazi yababwiye. Ahangaha rero iyo ni impamvu ya kabiri ituma akenshi umuntu utandukanye n'uyu muntu abura ubufasha, ugasanga abantu baramuretse. Hari igihe aba yarababwiye ko uri umusazi, ababwiye ko nyine mu mutwe wawe udakora neza, bakavuga ati buriya ni bya bisazi bye byajaguye. Ubwo ni bwo buryo akoresha mu akora kugutandukanya n'abandi. Ahangaha rero niho usanga nta sapoti ufite, kubera ko nyine yagukoreye kampani, abantu bose bakagufashije bigirayo. Indi mpamvu ya gatatu ni iyo kutumva ibibazo byawe. Ni ukuvuga ngo ububabare bw'umuvigitime akenshi buba ari busikolojike, buba ari ubwo mu marangamutima, ntago ari igikomere cyo ku mubiri akenshi kiba kigaragara. Ibi rero kubera ko atari ububabare bw'umubiri bugaragara, ntago babasha kubibona, nta nubwo babyumva neza. Hari n'igihe uba waragerageje kuvayo kenshi, wenda nka bya bindi twavuze muri live yo ku cyumweru gishize, abatayirebye bayireba, waragerageje kuvayo kenshi ukagenda usubirayo, bakumva ni ibintu nyine byabaye nk'agakino, ugasanga bamwe baravuga bati kubera icyo atari yaravuyeyo kera, niba kuko byari bikomeye takesa. Ibyo rero ku muvigitime iyo bimugezeho abona abantu bose bigiyeyo, ntawe umwitayeho, ntawe umwumva, usanga afungiranye ya marangamutima ye agaceceka. Ugasanga no kwaka ubufasha ntabwo yatse, kuko ntago abona aho yahera, arabona ntawe ubasha kumva amarangamutima ye. Ikindi cya kane kibitera ni icyo bita flying monkey. Ahangaha ni manipulasiyo y'abandi. Iyi rero yo ikorwa ite? Hari igihe periveri narcissistique akoresha abandi bantu bo ku ruhande kugira ngo bagukurikirane, kugira ngo babe bakubwira se amagambo mabi, nyine kugukomeretsa cyangwa kugushyiraho puresha, kugira ngo niba bishoboka mube mwanasubirana. Ibi ngibi urumva bikugiraho impagite zigeze nko muri ebyiri. Uyu muntu urimo kugushyiraho puresha ntabwo wamusaba ubufasha. Nanone kubera ko wowe ubuze ikibazo cyawe, iyo atabashije kukumva ntago ushobora kumwaka ubufasha. Ikindi, iyo umunaniye gusubirayo avuga yuko ari wowe unaniranye. Ibi ni ikibazo gikunda guhura n'abantu muri manipulasiyo narcissistique, gikomeye cyane. Akenshi ahangaha ni nacyo gituma iyi tagitike niyo ituma abantu benshi basubira mu mibano iri togisike, kubera ko niba abonye we bimunaniye ahita ashyiraho
retire persone, noneho yarangiza bagaca ku ruhande, bakaza navuga ko ari nko kubunga, we niko ababyita, ariko akabikora muri manipulasiyo ye. Yego, akabikora muri manipulasiyo ye, akabumvisha ko agukeneye, ntanabumvisha amabi we yagukoreye, ahubwo noneho bo bakaza bakagusanga bagira ngo bari kugufasha, ariko batazi ko barimo gukomeza ahubwo wowe kugukomeretsa, kuko ntibari kubasha kumva amarangamutima yawe, baragerageza kugusubiza aho wakomerekeye, kandi nubyemera uzi ko hari ikibazo, barimo kugushyiraho puresha, kandi urababaye, uzi ibyo wahuye nabyo, ibyo urimo guhunga, niwanga puresha baravuga ko wananiranye, nawe nusubirayo urahura n'ikibazo. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo wanze kubumvira bahita kubumva ko ari wowe mubi, ubwo urumva nyuma yaho nta nubwo ushobora kubasanga ngo ubake ubufasha, uba bibaye nk'aho ari wowe diregitoma wifungiye amayira, ariko PN ari we wayafunze indiregitoma mbere. Iyindi mpamvu ya gatanu rero ni ubwoba bw'abandi. Hari abantu mu by'ukuri, tuvugisha ukuri, batinya abaperiveri narisisike. Uwahuye nawe niwe uwaba yarahuye nawe atwandikire muri komenti. Ni ukuvuga ngo kubera PN afite uburyo akora, batinya ko ashobora kubibasira. Nyine haba hari nk'utuntu tw'udutendo yagiye akora, bafite ukuntu bamuzi, bakavuga ati aha uriya turamuzi, ibi n'ibi n'ibi, ugasanga yabashyizemo ikintu cy'ubwoba, ku buryo baba bazi ko ari capable de tout. Bashobora kubibasira, bakunda kugira ibintu by'iterabwoba, noneho iyo bigeze aho ngaho rero, abangaba bakagufashije babigenza gute? Bahitamo kugucikaho, aho kugira ngo bagufashe, bamere nk'aho babaye umwanzi wa PN. Kubera ko PN nk'uko maze kubivuga, akenshi akoresha iterabwoba cyangwa se intimidasiyo cyane, kugira ngo nyine yigarurire abantu nyine mu bwoba. Ibi rero bituma abantu birinda cyane kukwegera ndetse no kwinjira mu bintu byanyu, kugira ngo birinde kumushotora, ku buryo uzasanga mu nshuti zanyu hari amakuru bafite, ariko wowe utanashobora kumenya. Kubera iki? Kubera ko baba bavuga bati amenye ko ari njye nabivuze, yagira gutya na gutya na gutya, uriya ameze. Abenshi baba banabizi, hari igihe baba bazi udutendo twe, bavuga oya ntiteranya da, bakigirayo. Ahangaha rero ngira ngo izi mpamvu eshanu wabashije gukurikira ikiganiro, urazumva, ariko ibi byose nubwo byaba biriho, ntago biba bivuze ko wowe udafite agaciro, ntago bivuze yuko wowe uri ikibazo, ahubwo ni igisobanuro cy'uko wakoreweho manipulasiyo kandi ifite imbaraga. Ahangaha niho nkunda kuvuga ngo naho ndetse wari amabuye. Uzi kuba wari uzi ko ubayeho mu buzima, ubanye n'abantu, ariko finally aho ukenereye umuntu ukabura n'umwe. Iyi niyo soro y'aba ex victime y'abaperiveri narisisike. Iki ni ikintu buri wese yakitega, ahubwo hari igihe ugeraho ugasanga abantu bose witaga inshuti biragucanze, uravuga uti burya nabanaga n'abantu bameze gutya, ngayo nguko, ugasanga wiruturuvye uri wenyine, utagira umuntu epfo na ruguru.
Ibi rero mu gihe bikubayeho ushobora kumbaza ngo nakora iki mu gihe ibi ngibi bibaye? Icy'ingenzi ntabwo ari uko ugomba kujya mu bantu ngo nawe ukore kampanye yo kujya kwisobanura, ngo ujye gusobanura wowe ibirimo kukubaho. Ahubwo ikintu ugomba gukora ni ugukata kontagite n'umupiyeni, kontagite aho iva hose, ukabanza ukiyitaho. Niba utabasha kubona inshuti, niba abavandimwe ntawe ubasha kukumva, ariko ushobora gushaka ubufasha bw'umuporofesiyoneri cyangwa abandi bantu banyuze muri situwasiyo imeze nk'iyawe, kugira ngo byibura ubashe kugira lo confort, bakuzamure, bakubusitinge, we kwiheba ngo wumve kuri ikibazo. Niba abandi badashobora kumva ikibazo cyawe, shaka umuporofesiyoneri cyangwa abandi bantu muhuje situwasiyo. Nigeze natekereza gukora wenda gurupe ya WhatsApp, uwumva ayishaka nzayikora ari uko mwanyandikiye mu makomenti nkabona mwabaye benshi, kuko nshobora kuyikora nkabona ntabagiyeho. Ubwo nimuyisaba muri benshi nzayikora. Aha rero ikindi cya gatatu ushobora gukora ni ukwegera abantu bumva neza ibyo wanyuzemo. Aba ngaba ni abantu batandukanye. Burya mu nshuti 10 ushobora gusanga uramuyemo imwe, ushobora gusanga wenda ni n'inshuti nshyashya, uganirije ukabona arakumvishe, ariko icy'ingenzi ni uko ari umuntu ukuzi, cyangwa se umuntu urimo kumva neza ibyo wanyuzemo, kandi ari umuntu nanone utaprofita situwasiyo yawe ngo akugushe mu bindi bibazo. Gushaka umuporofesiyoneri cyangwa abandi bantu babinyuzemo bakakubusitinga, bakagukomeza, no guhagarika kontagite na piyeni burundu, kugira ngo udakomeza kumuha motifu yo kugusenya. Rero hari igihe rwose wava ku muntu umeze nk'uyu, ndetse kumuvaho ari umwe bigatuma utakaza n'abandi benshi wibwiraga ko muri kumwe. Ariko nagira ngo nkubwire, abo bakuvuyeho ntago ari igihombo, ntago ari igihombo, ntago ari igihombo na gato, kubera ko abagiye, niba batabasha kukumva, niba batarabashije kukumva mu gihe cyose wasufuriye muri uwo mubano, nuko n'ubundi ntacyo bari bamaze mu buzima bwawe. Kuko inshuti nyayo cyangwa se umuvandimwe nyawe ni uko abasha kumva, akareba umubabaro wawe. Buriya hari ikintu njya mvuga mu bintu by'ubucuti n'imibano n'abantu, buriya umuntu utabasha guceceka ngo abashe kumenya signification y'uko ucecetse, umuntu ntago, hari ibintu nyine njya ngerageza kwinjira, ntago umuntu utabasha guceceka ngo yumve signification y'uko ucecetse. Wenda niba urakaye, si urakariye, uracitswe, umubwiye nabi, ntabashe kubona yuko nubwo umubwiye nabi ufite ikindi kintu kiri inyuma yabyo ngo abashe kugishaka. Mbese kugerageza, buriya umuntu muri inshuti nyayo cyangwa se umuvandimwe nyawe ni umuntu ubasha kudiserina, akumva ububabare bwawe akenshi utanavuze, atari uko unabumubwiye. Noneho uwo wabusobanuriye we akanabwirengagiza, aho ngaho ho vraiment ndumva umutakaje. Ntacyo uba utakaje, n'ubundi ni uko ntacyo wari ufite, ntabwo yari ahari.
hari igihe rero uba urimo kwisubiza mu buzima bwawe rwose, kubera ko izo nshuti z'imburamumaro niko navuga nazita, zigusohokeye mu buzima nta gihombo, ahubwo ziba ziguhaye umwanya wo kugira ngo wowe wisubire mu buzima bwawe, wiyubake udafite abo bandi bari kugusenya cyangwa bagusongereza. Nubwo waba wumva uri wenyine, menya ko utari wenyine, ushobora gushakira ubufasha ahandi. Akenshi burya aho witeze ubufasha ntago ariho ububonera, ariko ntago ariyo mpamvu yo kwiheba. Menya ko ubufasha uko biri kose buba buhari, ahubwo bushakire aho ushobora kububona. Rero nsoza kino kiganiro nagira ngo nkubwire ngo niba uri guca muri situwasiyo nk'iyi, cyangwa se uzi umuntu uri kuyicamo, cyangwa se ntawamenya, hari igihe umenya amakuru nk'aya wenda ukazahurira nayo imbere, menya ngo iki ngiki ni ikibazo gisanzwe kuba watandukana n'umuntu ufite periverisiyo narisisike, wari uzi ko ufite sutsi impande zose, ariko wajya kwisanga ugasanga uri wenyine. Ntawe ushobora kuguha akazi, ntawe ushobora kugufasha finansiyeroma, ntawe ushobora kumva amarangamutima yawe, nta ubufasha bwose uzwi umuntu yakenera muri sosiyete, ugasanga bwose abaye nk'aho yafunze imiryango yose. Ibi ngibi ntibizagutungure, niba urimo unabicamo gerageza umenye yuko ntago ari igitangaza nyine, impamvu wamaze kuzibona, ariko menya ko utari wenyine. Icyo ukeneye ni ukwigarukaho ubwawe, ugashakira ubufasha aho ushobora kububona, ubundi ugatera intambwe urimo ukira ibyo bikomere. Kimwe rero n'Umugano TV, menya ko ibyo byose waba ucamo byose, cyangwa se ibyo wanyuzemo, menya ko kimwe n'umugano ntabwo ushobora kugondama. Iyo situwasiyo urimo nabigereranya nko kugondama, ariko menya ko izuba rizarasa. Umenye ko kimwe n'umugano ushobora kuzongera ukeguka, ukongera ugahagarara. Reka nsoreze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ahangaha rero, mbibutsa ko mbakunda cyane. Ntugende udakanze like ku kiganiro, ugiparitaje n'inshuti zawe, kuko gishobora kwigisha benshi. Cyoza rero nagira ngo mbakangurire ya mahugurwa mpora ntangira publicité hano. Ubu ngubu ni amahugurwa ya Life in Fullness, ni amahugurwa ashingiye kuri psychology, afasha umuntu kwisobanukirwa, kuba wavumbura potential wifitemo, kuba wavumbura ibikomere byawe utazi, gusobanukirwa amarangamutima yawe, uburyo wakora gestiyo y'urukundo, y'uburyo ugaragazamo urukundo, n'uburyo wakira ibikomere muri rusange, n'uburyo ibyo byose bishobora gufatanyiriza hamwe kugira ngo ubashe kugira viziyo n'iterambere birambye. Niba rero wifuza aya mahugurwa, ushobora guhamagara Life in Fullness kuri nimero 0782 420 225. I'm sorry, ni 0782 420 625. 0782 420 625. Ubaye utababonye ushobora guhamagara nimero y'Umugano TV tukaguha information zirambuye. Ngaho rero bye bye, kandi ndabakunda. Yari w'ababyeyi Judith nk'ibisanzwe. Ciao ciao.